kubirigita ibyita ibicocero. Ni bwa bushwambagara Adamu yagerageje kwiyambika, ariko n'ubundi umwami yaza agahunga akumva n'ubundi yambaye ubusa kandi yagerageje kugira ute kwiyambika. Umuntu wese wiyambika, uziyambika amasengesho, wiyambika amaturo, wiyambike kwatura ibyaha, wiyambike umusanzu ya korali, wiyambike mbese byose ibyo wiyambitse, uhindura idini mujye mu yindi nayo yambare, ariko n'ubundi wumve wambaye ubusa. kandi abari ukuri umuntu abari niba kubaza ngo sura umukiranutsi ngo nkiri mwisi none se kumaze igihe udoda byagenze bite? udoda bicika. Niba utari umukiranutsi ukiri mwisi, ko bazajya mu ijuru ari abakiranutsi bazaba baturutse he mwisi, uzabera umukiranutsi hehe? Kandi bari abera bavuze bazazuka ku muzuko wa mbere, bazaba bari abera bakiri hehe mwisi. Muna mukiranutsi uriho ngo n'uwari ngo bwira nga 17 ka 70 no kutamenya uburyo Imana igira abantu bakiranutse. Yesu aza mwisi kugira ngo aduhagarare twabambaye umubiri, sibyo? Aratuvukira ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu. Yesaya ari kubireba mu gice cya 9 niho yabishyize yabyanditse. Yego bivuga ngo gukiranuka dufite ngo kwemerwa n'amategeko n'icyo ubuhanuzi buvuga. Abahanuzi nabo ba Yesaya bagiye babisobanura cyane ngo nuko umwana abarabibonye na Baramu yaramubonye bati ndimo ndamureba ndimo ndabona mwinareti ndamureba, ariko ntabwo ari ubungubu, ndamwitegereza ariko ntabwo ari bugufi. Yewe Imana yagiye ibibereka nuko Petero yavuze bakabireba ikabereka ko atari bo ngo babyiyerekewe, azaza mutagihara ariko akamubereka. amena barabihanura. Mose agiye kubishyira mu muzingo w'igitabo, nawe arabyandika mu gitabo cy'amategeko muri Zaburi ya 50 uzabisangamo nko ku murongo wa 8. Ibitambo n'amaturo ntabwo Imana yabishatse ngo ntiyabyishimiye, ntabwo ngo yanyiteguriye umubiri. Amena. Ngo mu gitabo cy'amategeko, mu muzingo w'igitabo cy'amategeko ngo niko byanditswe, no mu mategeko byari birimo. Nubwo Imana yabahaye ariko ntimuzayashobora, ariko hari undi uzaza. yego Amena. Mose aseruka burya na Eliya kwari ukuvuga ngo dore abahanuzi twese twavuze nanjye Eliya uyu Mose tuwonanditse mu mategeko dore yahageze. Kwari gukurira abantu inzira ku murima ati mwa gusubira gushakira mu mategeko, kandi ubuhanuzi bwose dore n'uyu yahigereye nabaruye mwumve. haleluya. Niyo mpamvu abantu baguye ku isabato, niyo abantu baguye ku maturo na kimwe n'icumi baguye ku mategeko, kandi uwo yashushanyaga yaramaze kuzu yaranakoze iby'Imana ishaka ari uko byizera gusa Imana ikabikwandikaho. amen. Yarasenze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya akanywa atari yasonza, yarabishoboye. Luka mu gice cya 4 Yesu yari afite ku rusengero iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa atarasonza. nagato Urekeho gukora yibibi ukaba inda yabanye n'umugongo urari kwayora atarya atanywa ngabona urero ufite ubushobozi nyine. Amena.